mwegera umuvuga butumwa turafashwe mubanze mwicare Bwana Yesu asifiwe tuzamura amaboko zamura ibiganza byabo bizina hano kwisi data azambwira ngo urakaza neza mwana wakoze neza. Bwana sifiwe sana. Hari abantu bayizi dufatikanya apana kuri mikrofone namwe muririmbe tuvuge ngo ni koko hari Imana imwe rukumbi. Ngasubira papa nindangiza imirimo yanjye ya hano kwisi data azambwira urakaza mwana wakoze neza zaguhanagura amarira zakumara umubabaro wose mwana wakoze neza. Aiwa ai mwana wakoze
zamura ibiganza. Ngwino ndatera izindi, zamuriraho bukeya papa, taza gusarara tutararirimba. Ngwino ndaka indi imwe, uratuma ibintu biba birebire. Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamutangaza yupo, tumeona. Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona. Jameni Yesu yupo, timasipa halima, ai tunamtangaza yupo, tumeona. Jameni Yesu ni kweli, ai hasa pipari de alonge. Jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamutanga. Haleluya. Sima, jameni Yesu yupo, ni kweli Yesu, tunamutanga. Tuyazamure tuyahise twese. Imba kandi nagukarisha nguko twumva ijambo ry'Imana. Hari ibintu ntazibagirwa yakoze muri njye, igihe namwemereye kuntegeka rwose, y'amahoro nifuzaga nayabonye urya munsi, nico gituma ndirimba nezerewe. Jewe nza turibane, jewe nza muririmba, nzamushima, nzamushira hejuru, mvuga ibyo zamukorera mwitu neza ye. Dukomere Imana amashyi menshi cyane.